ubwo umukobwa n'umujinya mwinshi ndetse n'uburakari yaramubwiye ati mva nkubwire Owen, n'undi munsi ntuzongere kunyiniraho no kumbabariza umutima kuko nanjye ndabizi ko ntabasha kwigenza. Gukomeza rero ubinyibutsa ko nta maguru ngira no kumbwira ko ntabasha kwigenza ntabwo nkibikeneye, turumvikana? Ubwo se gukomeza unyurira ko kuko nacitse amaguru byo byagufasha iki? Byagufasha iki Owen? Ubwo umukobwa disi wari warakaye yahise amumenaho amazi yari afite mu gikombe, arangije avuga ati n'undi munsi ntuzansuzugure. Ubwo umusore nawe yagize umujinya, arangije afata akagare umukobwa yari yicayemo ahita agasunika karibarangura. Umukobwa nawe agwa nk'iriya arimo anataka cyane ati Owen nakunze kuki wankora ibi ngibi koko Owen yo. Ubwo reka dusubire nka nyuma y'amezi 5 mbere y'uko umukobwa acika amaguru. Yari mu gitondo kimwe cyuje umucyo, ahantu heza rwose hatuje hari akaziki, ubona ko ari munsi y'igiti kinini cyane, ahantu hari akayaga. Ubwo hari hicayemo umukobwa mwiza useka neza w'imibiri yombi, ari kumwe n'umutipe mwiza muremure w'igikara utujemo, ubona ko disi ari ahantu hari kubungabunga akantu k'urukundo. Ubwo umukobwa mu ijwi rituje yahise avuga ati baby, ese kutambwiye nsezeranya sibyo? Nsezeranya kutazansiga njyenyine. Umusore nawe ati baby, I swear nako ndarahiye ku Mana yandemye baby, ninkure ko uwo munsi nzapfe ntabizi, hanyuma ujye mbona nk'udahari sibyo? Gusa ndabizi ntabwo ibyo bizaba kuko ndagukunda cyane baby, sinumva ko nabasha kubaho ntagufite kuko mba numva ari wowe buzima bwanjye. Ubwo munsi kituje disi umukobwa ati Owen really ntabwo uzanyanga? Maze nkundi itangiye kurahira rero, iri kubimbwira n'ukuri mba numva binshimishije, naho ubundi kukubaza nyine si uko nakwizera, ndakwizera ahubwo cyane kuko nanjye udahari sinabaho, nuko nyine mba ngira ngo niyumvire ukuntu buri kurahira abaye n'abaye. Gusa ariko nyine sheri, nuko nyine mpaba ko atakiriho, gusa iyo aza kuba ariho sinari kuzakwemera rwose kuzajya umurahiraho gutya inshuro zingana uko, kuko ababyeyi nabo kubaho sibyo hani? Ubwo umusore ari nawe Owen yahise avuga ati yego rwose nibyo mukobwa mwiza, erega nubwo mama atakiriho ariko wowe urahari, kandi nizera ko rwose nitumara kubana uzambera mama maze ukanahambira n'umugore. Ariko be ubwo urabyumva gute kuko nzaba nsangiye mama n'abana banjye? Uzaba uri mama wabo kandi wongere ube na mama wanjye, cyangwa uzahita uncunsa nibamara kuvuka? Umukobwa ati hoya baby, ntabwo nzakucutsa nuko uzahora uri imfura mu bagabo mugabo mwiza. Uzi ko biri gutuma nkumbura icyo gihe ariko dore imyaka igiye kuba 5 ndi mu gisirikare, rero nukuba witegura kuko tuzahita dukora ubukwe sibyo baby? Kandi nukuri uri intwari kuba warabashije kunyihanganira imyaka yose, ibi nabyo binyemeza ko nkunda masheri. Gusa nyine mission tugiye kujyaho nirangira nzahita nza dukora ubukwe cyane ko nzazana n'amafaranga menshi sibyo Owen wanjye? Dore ndabura iminsi 5 ngo tugende, kandi rwose nizere ko uzakomeza kwihangana n'ukuri. Ninza tuzahita twibanira byeruye mugabo nkunda sibyo Owen? Nuko Owen ati humura rwose masheri wanjye Isabella, kuko buriya urebye neza njye natangiye no kugukumbura utaragenda, sinzi ngo numara kugenda noneho nzabaho gute. Gusa sheri ujye wirinda uzatabaruka amahoro maze se twibanire mukobwa mwiza sibyo? Nukuri uzabanguke nanagutera inda maze umbyarire. Ariko uzi ukuntu shamba numva nshaka kwibona navukiye mu wundi muntu, nukuri nshaka kureba akana nzabyarana nawe ukuntu kazaba kameze, ubu kandi wasanga kazaza ari agakomando nka mama wako. Ubwo disi bose bisekejemo, ubona ko bose bishimye, ariko ubona ko bari gusezeranaho bose kwiyakira byanze. Owen ati ntabwo ndi kubasha kubyiyumvisha baby. Ubwo Isabella disi yese avuga ati baby, ariko urabizi ko ndi umunyamahirwe kuba nkufite, ese wanyemerera nkakubaza ikibazo kimwe? Nuko Owen ati yego nta kibazo be, mbaza ntukure gusa ariko nikiba ari cyo ntekereje kuko kukwanga ho sinabishobora. Ubwo Isabella
yahise avuga ati babe noneho reka ngihindure. Owen, ese ntabwo uzibonera abandi bakobwa b'abakire maze ukansiga? Basi mbwiza ukuri, ntabwo uzabona abakobwa bandenzeho ukansiga nava ku rugamba nkasanga waragiye. Ubwo Owen disi yikije imitima arangije ati babe ntabwo nyizera, sinabirota ni ukuri kugusiga, kuko bibaye naba nzi ko ari ryo herezo ryanjye ryo kuba kuri iyi si. Ikindi kandi wowe undutira ibyo mbona kuri iyi si byose. Ubwo umukobwa disi yisekejemo arangije ati ndagukunda Owen. Owen nawe ati ndagukunda cyane nanjye Isabelle. Ubwo disi byajemo n'amarira bose batari kwiyumvisha ukuntu umukobwa agiye kugenda. Gusa ariko n'ubundi nta kundi byari kugenda kuko byari misiyo umukobwa agiyeho. Ubwo hashize iminsi 2 ari mu masaha y'igicamunsi, ahantu rwose hari inzu nziza igeretse 2 iri ahantu mu gakaritsiye gatuje. Nuko muri ako kanya telefoni birasonye yitabwa n'umuhungu udafite uko asa. Umusore wahaguje abakobwa bose arangije ati hi besto, umeze neza? Ese noneho ko wibwirije kumpamagara ni amahoro we? Birantunguye cyane rwose. Nuko kuri telefone ati oya sha owe, ubwo se niki kigutunguye? Uzi ko kuva naguhakanira ko dukundana wahise unyanga neza, kandi rwose njye ntago ari byo nashakaga. Numvaga twakomeza umubano wacu ariko nyine tudakundana. Nuko wowe nati ariko sibwo byari ngombwa kubinyibutsa Leonie. Nyine byararangiye tu. Narabyakiriye kandi sinubashye ibyifuzo byawe suko wabishakaga. Nuko umukobwa ngo ni Leonie ati oya sha nyine owe, nawe urabizi ko nanjye nagukundaga pe. Gusa nta kundi nari kubigenza kuko mu rugo bansabye gushaka umugabo w'umukire kandi nanjye yari izo nzozi zanjye nakuranye kuva kera. So kuba numva naba mbana n'umugabo w'umukire ufite amafaranga menshi. Rero wowe suko nari inkwanza ahubwo nyine nuko njye nawe nyine tukishakisha twembi. Iyo niyo mpamvu nyine yatumye nkwangira ko dukundana, ariko nawe ntukanyange burundu. Nuko Owen atumva nkubwire njye nkubwiza ukuri rwose Leonie, sibyo? Uri umukobwa mwiza pe, uri umukobwa wakwifuzwa na buri musore wese. Rero kuba waranyangiye ko dukundana unziza ubukene ntibivuze ko nazajya nkomeza nkwirukaho bizi neza kutankunda, kuko gukomeza uri hafi yanjye bisa nko gukomeza kumbeshyera umutima n'ibitekerezo, numva ko ndi kumwe n'uwo nkunda kandi watankunda. Rero ndeka ngende njyenyine njye gushaka amafaranga, basi ninyabona nyine ugihari uzabura uwanjye. Oya nako wenda bizi ko utajya unankira mu mipango yawe, niyo nabona amafaranga ahari niwanyemera. Iyo niyo mpamvu rero nanjye ngomba kukureka, turumvikana Leonie? Ubwo umukobwa ngo ni Leonie yahise avuga ati no babe, ese kuki wambwira gutyo? Ariko uzi ko nanjye mba numva nakwikundira, kandi urabizi ko iyo ndi kumwe nawe rwose turi kugendana mba numva ari ishema. Gusa ibyo kubana byo nyine nawe urabizi ko nta mafaranga yadutunga twabona, kuko akazi kawe ntabwo kaguhemba amafaranga menshi ku buryo twabaho mu buzima bwiza. Ikindi kandi sha owe, uzi ko ndi kumva nkumbuye gusoma kuri ya minwa myiza yawe wigirira. Ni ukuri ndi kumva nkumbuye no kuguhobera nkagukomeza cyane maze sinkurekure. Subizi ko najyaga mbikunda iyo nabaga nagufashe cyane nkanga kukurekura maze ugatangira kunyirigita. Owe ni umusore mwiza, erega nanjye nta rundi rwango mba ngufitiye, nuko ari mu rugo banegetse nyine gushaka umugabo w'umukire. Ubwo umusore ngo ni Owen yabaye nk'urakayemo arangije tumva nkubwire Leonie, ntugakomeze kunyica mu mutwe gutyo, ko ngiye biba biri kumbabaza. Ase nk'inkoreye ibintu nk'ibyo ngibyo koko ubizi ko utankunda, uba wumva njye mbayeho gute? Ndi igiti se? Umva Leonie, nako narabikubwiye n'ejo bundi ngendera kure, ndetse kandi nakubwiye ko niboneye n'undi mukobwa unkunda by'ukuri unyereka urukundo. Gusa ariko njye nanjye uko ntangiye kumwikundira ngo nanjye muteteshe mwereka urukundo, uhita ubyivanga mukanyica mu mutwe. Ese ugamije iki Leonie? Wambabariye kuko ukandeka. Ubwo ayo magambo disi Owen yavuganye ikiniga cyinshi, ubona ko kwiyakira kuko byanze
yumva kwikuramo Leoni byaramunaniye uko atangiye kugenda yikundira undi mukobwa. Leoni nawe ahita atangira kugenda amwica mu mutwe, ibintu byose bikahita bisubira ububisi. Ubwo uko nguko Leoni yari ari kugenda avugana na Owen, Isabelle yari kugenda amuhamagariramo. Gusa ariko kuko Owen yakundaga Leoni cyane, imbaraga zo gukupa Leoni yarazibuze, akagerageza kwikuramo umukobwa ngo ni Leoni ariko bikanga. Ubwo Isabelle nawe ahantu yari yatangiye gufuha n'agahinda kenshi ari kuvuga ati ese kuki Owen yankora ibi ngibi, kuki atari kunyitaba, ubu se ntabwo ari kubona koko ndi kumuhamagara, ubu se ashatse kunyereka iki, umuntu bari kuvugana si ubwo ndusha agaciro, ninde se ubwo ngubwo. Ubwo Isabelle yakomeje kubyibazaho cyane. Leoni nawe wari kuri telefone byamucanze kubera amagambo akomeye umusore yari ari kumubwira. Yakomeje kubitekerezaho kandi kuko akumva ibyo Owen ari kumubwira nibyo. Gusa ariko nawe akumva ntabwo ashaka kurekura Owen gutyo gusa, kuko yari umusore mwiza wifuzwa na benshi. Gusa akazi yari afite ntabwo kari kumuha amafaranga menshi nk'ayo Leoni we yifuzaga, bigatuma yanga ko bakundana byeruye. Ubwo Leoni yakubye telefone, umusore nawe kwiyakira byanze yumva umutima uremerewe cyane. Gusa akagerageza kugenda yikuramo umukobwa ariko bikanga, akumva gufata Leoni nk'abakobwa bose rwose atabishobora kandi abizi neza ko amukunda. Ubwo ibitekerezo disi byamubanye byinshi, nuko muri ako kanya akiri kubitekerezaho agiye kubona abona telefone ye yarongeye irasona. Ubwo Owen yiruhukijemo arangije ati hi baby, I'm sorry nanjye nari ngiye kuguhamagara, imyiteguro igeze he? Ubwo Isabelle wari warakaye afite n'agahinda yese avuga ati no baby winjijisha se nyine, ubu se naguhamagaye inshuro zingaho utari kunyitaba, niko wowe ni wumvaga nagukeneye cyane, ese nta nubwo wakumva icyo nagushakiraga basi ngo wongere ujye mu byawe, usiko wanesheje agaciro mu bantu benshi owe. Gusa nta kibazo wakoze, wongeye gutuma niyumvamo agahinda nari mfite ubwo data yapfaga sinze kumushyingura. Agahinda nari mfite uwo munsi niko nongeye kwiyumvamo mu mutima wanjye owe. Ubwo rero naguhamagaraga inshuro zirenga 10 ubibona ukanyihorera, numvaga isi yose iri kunyikaragiraho. Ese ninde mwavuganaga niba atari ibanga cyangwa ntabwo bindeba? Ese ubundi wabaye iki kutarimo kuvuga? Owe ni kutavuga ngakomeza nkivugana njyenyine owe. Owe ni ubwo umusore yikije imitima inshuro ebyiri arangije ati ndakumva mukobwa mwiza, ubu se mere kukiye nkusubiza rukundo rwanjye. Nuko Isabelle ati oya sha owe, buretse kunyica mu mutwe gutyo uri kunyibwirisha amagambo ameze gutyo, kuko urabizi ko ngukunda cyane ntabasha kukurakarira umwanya munini ngo uhere kukiye unsubiza. Nako banza unyibwirire, urankunda? Mbwira sha ntuze. Ese ko ndi kumva utameze neza sheri, wabaye iki? Mbwira, ninde wakubabaje? Bakubwiye inkuru itari nziza se basi? Aho nati oya baby, humura rwose umeze neza nta kibazo mfite, ahubwo wasanga ari uko nyine nari ngiye kuryama akaba ariyo mpamvu nyine wumva ntameze neza. Gusa njye nta kibazo mfite uretse nako banza umbwire imyiteguro igeze he be? Ubwo Isabelle disi wikundiraga Owen cyane yese amubwira ati sha owe ndagukunda cyane urabizi, erega mba mfite n'ubwo bwo kugusiga amaye, gusa nyine ndishimye ko nongeye kumva umbwira ngo urankunda, mba nabikumbesha. Gusa nyine owe kare ndi kuguhamagara nari ndi kuri station, nyine urabizi ko mbere yo kujya kuri mission tubanza nyine kujya gusinyira amafaranga bakayaduha, andi bakazayaduha dutabarutse. Ubwo rero bansabye ko hari umuntu twajyana kuyafata, kandi arabizi ko ari we muryango nsigaranye imbere n'inyuma. Nubwo nyine njye nawe tutari twasezerana, ariko ngiye rwose icyizere kirahari kuko uri uwanjye kandi nanjye ndi uwawe mugabo mwiza. Ubwo nyine nageze kuri station mbabwira ko papa nyine twajyaga tuzana kuyafata aherutse kwitaba Imana. Gusa mbabwira ko mfite fiance nyine tugiye kuzabana mu minsi iri imbere, baranyemerera ngo nta kibazo rwose nimba hari azaba ari bunsinyira. Ubwo rero nibwo naje kuguhamagara nkumva uri busy,
nongeye wanga kwitaba, nkomeza kugerageza inshuro nyinshi ariko biranga ndababara. Bagenzi banjye nabo baranserereza cyane, gusa nyine n'ubundi byageze aho ngaho ndiyakira, numva ko mfite agahinda kenshi mu mutima, numva umutima wanjye wenda guturika, gusa ariko numva ko nta kundi. Owen, ndagusabye basi ntuzanyange, kuko ni wowe ntege nke zanjye, sibyo mugabo mwiza. Ubwo Owen disi yarabyumvise, atekereza ko nawe aba yenda guturika umutima kubera Leonie. Arangije atangira kwivugisha mu mutima ati, ariko se koko mana wamaye kwibagirwa iriya shitani y'umukobwa ngo ni Leonie, iba ishaka kumbabariza umutima maze ukanyihera imbaraga n'urukundo bidasanzwe byo gukunda Isabella nta buryarya. Ubwo Isabella wari uri kuri telefone yahise avuga ati, halo owe, ese ko utari kuvuga ufite ikihe kibazo sha? Owen. Ubwo Owen yahise amusubiza ati, hoya nta kibazo mfite Isabella, meze neza gusa ndi gutekereza nyine ukuntu ugiye gusubira mu kazu kansiga njyenyine, ntabwo ndi gukurura ubuzima nzaba mbayemo mpaka ugarutse. Ubwo Isabella yahise avuga ati, oya shashe rihumura, ntabwo nzahira, ni ukuri nzagaruka ku bwawe kandi ntukihebe, sibyo? Maze nuzajya umwumbura nzagusigira akantu uzajya ureba kakagusubiza muri mudu. Ntabwo wibuka bya bihe byiza twagiranye ku mazi, wa munsi dusohoka uzajya ureba ya video maze yibuke ko ngukunda buzima bwanjye. Maze rero nko gushaka ukuntu tubonana uyu munsi, dore umunsi Peter n'uwejo gusa, kandi urabizi ko kuwa gatanu aribwo tuzasubira mu kigo kugira ngo tuzurire indege ku cyumweru tumeze neza. Ahubwo uzi ko ikipe twajyanye ubushize ariyo tugiye gusubira nayo? Ubu rwose nta bwoba mfite, kuko n'ubushize twakoreye hamwe twese tugarukana intsinzi tukiri bazima, n'ubu rero ndabyizeye ko tuzaza amahoro. Ubwo Owen disi mu ijwi rituje yahise avuga ati, oya sha wintera ubwoba Isabella, ariko ntabwo uzi ko ngenda umusivile. Ubwo wabona rwose mise nikubita hasi, ahubwo reka nibyo kuryama mbivemo ubundi nze nirebera umugore mbere yuko agenda, njye mbona rwose ishusho nzajya ngumana mu mutwe numara kugenda. Ubwo Isabella yahise amubwira ati, yego nta kibazo rwose, banguka mugabo mwiza, banguka rwose dupange nicyo zino miliyoni bampaye tuzagikoresha, dore nta wundi muntu mfite rwose nzazisigira nizeye utari wowe. Ikindi kandi na ya kampani papa yansigiye ugiye kuzajya uyikurikirana, dore nanjye rwose ngiye kujya gukorera kure, sinabasha gukominikana na manager wawo. Ubwo rero byose ni wowe bigiye kujya mu biganza, nako banguka turabiganiraho waje. Ubwo hashize amezi 5 umukobwa asubiye ku rugamba, amafaranga bamuhaye yose yarayasigiye Owen, ndetse n'imitungo yose umusore ari uri kugenda ayikurikirana. Umusore rwose aryoshye ameze neza, nta kintu na kimwe agikora, arushywe no kumenya nimba abakozi bose bari mu kazi kandi bari gukora akazi kabo neza. Ubwo rimwe rero byari mu masaa 4 za mu gitondo, umusore yicaye muri salo ari kureba amakuru, agiye kubona Leonie aramuhamagaye. Ubwo umutima wabaye nk'umuvuyemo, kuko Owen we yari yarakrashinze Leonie. Ubwo arangije ahita yitaba agira ati, karame mukobwa mwiza nakunze rwose akanyangira ubukene bwanjye, umeze neza? Nuko Leonie ati, oya sha ntukavuge gutyo Owe, sibyo? Sinakubwiye ko buri kimwe cyose cyemerewe kuri njyewe, urabizi rwose ko nanjye ntacyo nakwima. Erega nuko ari mu rugo baba bashaka ngo umukwe w'umukire, naho ubundi rwose njye mba naribaniye nawe. Ubwo se ninde wo kwanga ibogari nkawe koko? Nuko Owen ati, ariko sinakubujije kunyica mu mutwe gutyo Leonie, kuko urabizi ko kukwikuramo byananiye. Noneho njye nimagina njye nawe twicaranye ndi kukureba mu maso, byaba ari nk'inzozi kuri njye rwose. Ubwo Leonie yumvise ayo magambo araje ati, oya se sha, wambwiye se nkazaza tukimara agahinda turi kumwe we? Nuko nyine ntaza ahantu wimukiye, naho ubundi naza rwose, kuko urabizi ko nanjye nkwikundira Owe, nubwo nyine tutabana ariko twajya twishimisha. Ubwo umusore wari umaze kubyimba mu mafaranga ya Isabella yumva ko koko yanemeza umukobwa, arangije turavugisha kuri Leonie. Umukobwa ati, for sure Owen,
ahubwo wowe mbwira ahantu rwose nagusanga ubundi urebe. Yo, nawe undebere disi ukuntu abantu bahinduka vuba. Hadaciye n'amezi angahe umukunzi we Isabelle agiye ku rugamba, umuhungu yahise atangira kwigira mu bandi bakobwa. Ubwo yoherereje Leon adresse z'ahantu ari. Umukobwa ati sawa ndaje mu kanya rwose urahita umbona. Ubwo barakubye. Umusore akomeza kwirebera amakuru aho ngaho yari yicaye. Nuko agiye kubona batangiye gucishaho amakuru atari meza. Bavuga ukuntu hari abasirikare baguye ku rugamba abandi bakahakomerekera. Ubwo disi agiye kumva yumvamo n'amazina yombi ya Isabelle. Arangije ahita asekuriza hejuru cyane. Avuga ati no, ntabwo bishoboka, Isabelle wanjye apfa. Ubwo disi kubyakira byaranze. Akomeza gusakuza avuga ngo ntabwo bishoboka, ntabwo bibaho. Ubwo umusore disi yabaye nk'uguye muri koma, ariko akirimo kugaragurika mu ntebe aho ngaho ibitekerezo byamubanye byinshi. Ubwo wa mukobwa wundi yari amaze koherereza adresse yageze ku gipangu. Arangije agezeyo asanga harafunze. Ubwo umukobwa yarasomye ariko habura umuntu n'umwe waza kumukingurira. Ari nako arimo no guhamagara kuri telefone. Ubwo yabonye ko nta muntu n'umwe uri kumwitaba, abona ko nta kundi kuntu nyine yabigenza. Arangije ahita asubira inyuma. Ubwo we niwe yasaga nkaho yataye ubwenge rwose, nta kintu na kimwe ari kumva bitewe n'amakuru mabi yari amaze kwakira. Ubwo rero niwe yabuze uko abigenza. Arangije ahita afata inzira rwose arataha. Ubwo yagiye mu nzira ari kwivugisha afite n'umujinya mwinshi. Avuga ati n'ubundi nari mbizi ko we nashaka kunyishyura ibyo namukoreye, nta rundi rukundo yaramfitiye. Ubwo Owen niwe wari wibereye mu nzu adashobora no kwihereza amazi yo kunywa. Yabaye aho ngaho ijoro ryose birangira rwose anaraye muri salo. Nuko bwaje gucya mu gitondo, agiye kumva yumva ari telefone iri gusona. Gusa arebye abona ni nimero atazi. Nuko arangije ahita yitaba. Kuvuze ati halo, uravugana na Ganza Owen? Turavugana nande? Ubwo umuntu nawe wari uhamagaye yese avuga ati muravugana na muganga wakurikiranaga ubuzima bwa Isabelle. Ese mwaboneka ko Isabelle abashaka? Ubwo Owen yikanzemo. Arangije ati muga, ntukanyinishe rwose. For real? Isabelle aracyariho? Muganga ati yego rwose, ahubwo ba hafi ujye kumwakira ku kibuga cy'indege, kuko indege yaje iri hafi gushyika iyo ngiyo. Ubwo umuhungu kubera ibyishimo disi yahise akupa telefone. Arangije ati shimwa mwana ubwo Isabelle agarutse. Ubwo bidatinze yahise afata imodoka yerekeza ku kibuga cy'indege nk'uko n'undi bari babimubwiye. Ubwo umuhungu yamaze iminota nka 15 agitegereje, maze agiye kubona abona ko Isabelle araje. Gusa mu kuza hari undi muntu wari uri kugenda amusunika mu kagare. Bigaragara ko Isabelle yacitse amaguru yombi. Yo, ubwo umukobwa disi yahise atangira kurira. Owen nawe ubwo yaguye mu kantu, kuko yari amaze kubona ibintu atari yiteze kubona na gato. Amarira disi ari menshi, ari kugenda asohoka gake gake ku matama. Isabelle ubwo yarabibonye ko umusore nawe ari kurira. Agahinda karangije kariyongera kaba kenshi, amarira none harushaho kwisuka. Ubwo umusore yahise agenda amusanganira. Arangije ahita amuhobera. Umukobwa ati ndagukunda cyane Owen. Ubwo Owen we disi yabuze imbaraga zimusubiza ko nawe amukunda. Arangije atangira kumusunika akagare. Aramubwira ati tugende mwinjize mu modoka Isabelle. Yo, ubwo baragiye nta muntu n'umwe uri kuvuga mu modoka mpaka bageze mu rugo. Usibye amarira yari menshi n'intimba mu mitima yabo bombi. Ubwo bagezeyo, Isabelle afite inyota nyinshi yo kuganira na Owen ngo amubwire uko byamugendekeye ubwo bari ku rugamba. Gusa umusore akamenya umwanya wo kugira ngo baganire, yigira nk'uwananiwe rwose kwakira ibintu byabaye. Ubwo iminsi yari icumye babana mu nzu imwe, ariko ubona ko hari icyahindutse ku rukundo rwabo. Rimwe rero ari mu gitondo umukobwa asanga Owen hanze, wari wicariye ari wenyine ubona ko ari gutekereza cyane. Arangije ati baby, ese kuki nsigaye mbona warahindutse? Ubwo Owen mu ijwi rituje n'ubundi nk'uko yahoze yahise avuga ati oya sha Isabelle, ni ukuri kuba waragarutse basi gihumeka n'iby'agaciro kuri njye.
kuko mba nibaza ubuzima mba mbayemo iyo uza kuba utakiriho, nkumva rwose nanjye ntabwo ndi kubikurura neza. Gusa urabizi ko kuba basi nyikubona imbere yanjye hari ibyo bintu binezeza kuri iyi si. Rero ni kwibaza impamvu ubona ngo nahindutse, ahubwo nuko kubyakira byangoye. Isabel. Ubwo umukobwa disi yumvisha ayo magambo ahita asuka amarira. Arangije ati owe, uracyankunda nka mbere? None se ko ntazasubira ku rugamba uremera ko njye nawe dukora ubukwe nk'uko twari twarabyiyemeje mbere y'uko ngenda? Ubwo umusore yazunguje umutwe. Arangije ati nk'uko ubishaka baby. Ubwo bapanze iby'ubukwe koko burataha, ariko wowe ni koko yasaga nk'uwahindutse, gusa akajya agerageza kwita kuri Isabella akanamwereka ko amwitayeho. Ubwo barabanye rwose hashize amezi 2, umuhungu yita kuri Isabella nk'uko bikwiye. Rimwe rero umukobwa azinduka ari kwitegura ngo ajye kubonana na muganga. Arangije ati baby, ese wanzanira amazi yo kunywa? Ubwo umusore wasaga nk'aho aramutse nabi yese avuga ati ariko nawe ntukamve, gusa urabona nta bindi bintu ndimo. Isabella ati okay nta kibazo basi. Ubwo disi yasunitse akagare ke yari yicayemo, arangije agenda agana ku kabati aho yari gukura ikirahure cyo kunyweramo amazi. Gusa kuko hari hejuru cyane rwose atabasha kuhagera kandi yicaye mu kagare, yasaga nk'aho ari kwisimbukuruza ariko ntahagere. Ubwo umusore yamutambutse abibona ko umukobwa akeneye ikirahure cyo kunyweramo amazi. Arangije arikomereza arigendera ntiyakimuhereza. Ubwo umukobwa byaramubabaje cyane kuko yarabibonaga ko Owen yahindutse. Ubwo yarebye ku ruhande aho yari ari, ahita abona igikombe cya plastique, ahita agenda agisanganira maze ahita avomeramo amazi yari ateretse hafi aho. Ubwo mu gihe atari yayanywa, Owen ahita atangira kwivugisha avuga ati ngiye rwose maze no kubirambirwa, ubuzima bumeze gutya ntabwo nabushobora. Ikintu cyose ubundi wajyaga mu gisirikare ntakubuza, warangiza ngo nuko wabikundaga gusa. Ngaho nawe reba amafaranga yose twari dufite aragiye, uri kuri batatangiye gushira. Kampani yose navuga yahise irangira muri ako kanya nk'ako guhumbya. Ubu se ko kubona twazabaho gute? Twazabaho gute mu minsi iri imbere Isabel? Ubwo umukobwa disi wacishaga make yahise avuga ati no baby, ntabwo ubizi ko n'ubundi nzakomeza kujya mpembwa. Humura rwose amafaranga yo nzajya nyabona ya buri kwezi, igisirikare kizajya kimemba nk'uko bisanzwe. Nuko Owen ati hanyuma se nikiguhemba amafaranga kizajya kinaguha ibyishimo cyangwa n'ubundi nagahinda gusa? Ngaho uzagende bajye banagushimisha, uzagenda ujya wishimana nabo. Ubwo Isabella disi yarababaye. Arangije ati baby, si wambwiye ko uzankunda mu bibi no mu byiza, sibyo? Ubu nyine tugeze muri cya gice kibi, ndakwinginze baby ntunyange cyangwa ngo ntererane, kuko sinabaho udahari baby, sibyo? Basi ndaza kubaza muganga numve ko yazambonera insimburangingo maze tuzigure, nongere njye mpagarara basi mve mu kagare. Ubwo Owen wasaga nk'aho yarakaye yahise ahindukira areba Isabella mu maso. Arangije ati umva nkubwire neza Isabel, sinshoboye gukomeza kukwihambiraho pe. Umutima wanjye wuzuye intimba n'agahinda, kuko Isabella nakunze ntago ari wowe. Njye nakunze Isabella wa kera wari ufite ubwiza butangaje, apana yuko ndi kubona wamazwe n'inkovu ahantu hose utakibasha no kwigenza. Ubwo umukobwa n'umujinya mwinshi ndetse n'uburakari yaramubwiye ati umva nkubwire owe, n'undi munsi ntuzongere kunyiniraho no kumbabariza umutima, kuko nanjye ndabizi ko nakibasha kwigenza. Ntugakomeze rero ubinyibutsa, ntugakomeze unyibutse ko nta maguru nyifite yo kwigenza, turumvikana? Ubwo se gukomeza unyurira ko nacitse amaguru ntabasha kwigenza, ibyo byo bigufasha iki mu by'ukuri? Bigufasha iki owe? Ubwo umukobwa disi nawe wari usurakara yahise amumenaho y'amazi yari afite mu gikombe. Arangije aravuga ati n'undi munsi ntuzansuzugure. Ubwo umusore nawe yagize umujinya
arangije ahita afata akagare umukobwa yari ari gusunika, ahita agasunika karibarangura akagwa nk'iriya. Umukobwa nawe ahita agenda agwa nk'iriya nawe, arimo no gutaka cyane avuga ati Owen nakunze kuki wankora ibi ngibi, Owen kuki wankora ibi. Ubwo Owen nta kindi yarengejeho, hese yigendera ndetse anajyana amafaranga yose bari basigaranye azagenda bitaho mu minsi iri imbere. Arangije itari yigendera asiga Isabelle ari kugaragurika aho ngaho hasi arimo gushaka ukuntu yiyegura. Ubwo imyaka yabaye 3 ntawe ubonana n'undi, ubuzima bwarahindutse ku mpande zombi. Nuko umunsi umwe Owen ari mu muhanda arimo kugenda ateruye n'umwana mwiza w'uruhinja mu ntoki. Ubwo yarebye imbere ye neza, arebye abona n'umukobwa mwiza rwose bigaragarira buri wese, aramwitegereza. Arangije ahita agenda amusanganira. Ubwo yamugeze iruhande ati Isabella. Ubwo Isabella kuko yarahindukiye abona ni Owen. Arangije nawe ati Owen ni wowe? Iminsi myinshi rwose umeze neza. Owen ati nyine ni birebire, ndabona usigaye wigenza neza. Isabella ati nk'uko nayivugaga nyine, iyo ufite amafaranga rwose ibintu byose barabigukorera neza. Gusa wamenya ko yari amaguru y'amaterano, nta kibazo mfite rwose. Wowe se bite? Ko mbona uri n'abana usigaye warabaye papa, umugore se arihe? Ubwo Owen yahise avuga ati bireke Isabelle, ngo umugore muheruka byara uyu mwana yahise amuntana, ubone ngiye rwose umurera njyenyine. Utangira kwimuturika w'imodoka ndi kubona se ari uwawe. Isabelle ni uwawe? Isabelle ati ntiyanjye rwose, ahubwo se we ko numva ubabaje ngo usigaye urera umwana w'uruhinja wenyine. Ihangane rwose. Ese kuki abagore batakigira imitima we, akifata agata umwana mwiza nk'uyu nguyu? Ngo muri ako kanya bakirimo kuganira, hari undi mutipe wese abaturuka inyuma w'ibogari. Arangije ati babe, nizere ko ntagutindiye, ubise ninde muri kuvugana, muraziranye? Ubwo Owen yikanzemo akibona uwo musore wari uturutse inyuma ya Isabella. Nuko Isabella arangije ati yego babe, turaziranye, uyu niwe najyaga nkubwira rwose bitaga Owen. Umusore ati uyu niwe Owen wambwiraga? Birantunguye cyane rwose kuba mbonye ameze gutya, n'ukuntu wamumbwiraga biratandukanye cyane. Gusa nyine by the way. Yahise asuhuza Owen. Arangije ati nitwa Brady, nishimiye guhura nawe Owen. Ubwo Owen mu masoni menshi nawe ati nanjye biranshimishije guhura namwe. None se Isabelle, uyu niwe usigaye ari boyfriend wawe? Ubwo Brady yahise yitanguranwa. Arangije ati no, not boyfriend, nyine ndi fiance we, turi kwitegura ubukwe mu minsi iri imbere. Ahubwo reka njye mbaretse baby, uransanga mu modoka sibyo? Ngaho sawa Owen, nsuhurize madamu wawe muzadusure. Ubwo Owen n'agahinda kenshi yahise amubwira ati oya nta mugore ngira yarantaye. Nuko Brady ati sorry. Ubwo yarakomeje arigendera yinjira mu modoka, umukobwa asigaye ari kuganira na Owen. Nuko Owen ati none se Isabelle, utangira kuri ari we mugiye gukorana ubukwe mukanabana njye ukandeka, kubera icyo atari njyewe waranyanze burundu? Ubwo Isabelle yaramwitegereje. Arangije tubwira ibyo bintu urabivuze nta n'isoni, ubivuze ufite ubwenge? Umva nkubwire Owen, naragukunze ndongera ndagukunda. Urangije ubonye tugeze mu bihe bibi uranta, ntaho mfiteho kwerekeza, amafaranga yose twe dusigaranye urayajyana, none ngo iki? Burya rero cyagiye wantaga nkasigara mu nzu yanjye nyine ndi indembe, uriya ubonye yaje ari ibisubizo kuri njye, arongera anyitaho atuma nigarura icyizere cy'ubuzima, nshaka amafaranga ndivuza. Ubu ngubu ayo maguru ubona mfite yarampenze, kandi ntawamenya rwose ko atari ayanjye, ari amaguru y'amaterano. Ubu rero ndiho
kandi meze neza rwose ku bwa Brady. Ubu ndi Isabella wa Brady kandi nishimiye urukundo ndimo rwose nyuma y'uko nkwibagiwe. Sawa rero nanjye kambe nigendeye. Gusa nyine amahirwe masa, komeza nawe ushakishe nyina w'uwo muziranenge uteruye wenda uzamubona. Bye. Ubwo Isabella disi wari warongeye agashibuka bundi bushya. Yarigendeye asiga Owen amaganya n'amagambo ari menshi. Ariko kuvuga ati iyo nza kubimenya. Iyo mbimenya ko bizagenda gutya. Simba naragusize Isabelle. Durabona yirukiye nanjye ngo barashaka umugabo ukize. Amafaranga yamaze kunshirana maze aragenda. Leonie, ibyo wankoreye nawe bizagukurikirane. Gusa ariko nanjye uyu mwana azakura azi ko utakiriho, kuko n'ubundi usa nk'uwapfuye mu bitekerezo byanjye. Yo. Ubwo disi Isabella we yarigendeye yararyoshye mu rukundo we na Brady. Bakundana by'ukuri, kuko Brady disi yari yaraje kumwitaho. Ubwo umukobwa yari yaratereranye n'abantu bose. Na Owen nawe yizeraga maze akamwanga kubera yuko yacitse amaguru. Ubwo Brady we yaraje amwitaho maze umukobwa arongera agaruka ibumuntu. Aba n'umukobwa mwiza rwose ushimwa n'Imana n'abantu. Ubwo Owen we byarangiye arimo kwicuza. Yibaza icyatumye yanga umuntu wamukundaga by'ukuri, akirukira umuntu uri kwishakira amafaranga n'imitungo. Nibyo koko umunyarwanda yabivuze ukuri, avuga ati wirukira ugusiga ugasiga ugusanga. Uyu Owen yirukanye rwose Leonie, yirengagiza Isabella wamwerekaga urukundo, arangije akurikira abashakaga amafaranga n'imitungo. Guys, abasirikare ni ukuri kandi n'ingabo z'igihugu bagomba kubahwa. Ikindi kandi ntabwo ukwiye kumutererana kubera yuko agize ikibazo runaka. Mwakoze cyane kubana nanjye. Yari Asaf Obi. Kora like, share na comment niba wabikunze, kugira ngo tujye dukomeza kubana umunsi ku wundi. Ndabakunda cyane. Dusubire mu y'ubutaha.